nongeye gusubiza kuri YouTube channel yanjye yitwa Isaac TV. Nkwibutsa niba utakana subscribe cyangwa ntukanda kanda like comment cyawe cy'abaciro. Kuri munsi tuje dukomeza mu ikoranabuhanga. Ese mu ikoranabuhanga ry'uyu munsi nakuzaniye iki? Kuri ubu hagezweho telefone za smartphone koreshwamo na application zigiye zitandukanye. Harimo ababa bazitunze batazi uko zikora. Kuri munsi ntabwo ndibugaruke uko application zikora muri smartphone, ahubwo ndagaruka kuri imwe muri application yamamaye cyane kandi isetsa benshi ku mbuga nkoranyambaga bitewe n'uburyo isemura ururimi uyishyizemo. Iyi application abantu benshi bamwe barayizi, abandi ntibayizi, abandi barayikunda, abandi ntibayikunda. Ese iyi application ni iyihe? Nkuko nabivuze haruguru, yagiye itangaza abantu benshi uburyo ifata ururimi rw'icyongereza ikaba yaruhindura mu kinyarwanda, ariko ibisubizo itanze ukabona birashekeje. Ibyo byatumye abantu bacika urondogoro ku mbuga nkoranyambaga ndetse baranaseka baratembagara cyane bitewe n'ingero nyinshi tuza kubona z'iyo application uburyo yagiye ihindura ururimi rw'icyongereza mu kinyarwanda. Bamwe bagatera story bavuga bati ese ubu iki cyongereza yanditse ubu kibaho? Ese iki kinyarwanda yanditse ubu kibaho? Ese ubu bijyanye n'ibyo twayibajije? Abantu rero bakicara bagatembagara cyane ndetse bagatera urwenya kakava biturutse kuri application yitwa Google Translate. Uyu munsi ndaje kuganira kuri application ese ese abantu basabwe nawe waseka n'abamuka nkuko nabikubwiye. Ibyo wamenya kuri Google Translate y'ikinyarwanda yagiye itungura benshi ikabasasa cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ikigo cy'ikoranabuhanga cya Google kimaze iminsi cyaremeje ko indimi 5 zirimo ikinyarwanda zizajya ziboneka muri serivisi yacyo isemura indimi Google Translate. Bitezweho gukemura ibibazo bya rubanda rukeneye kubona ibintu mu kinyarwanda cyangwa kuvana amagambo mu kinyarwanda bashyira mu rurimi runaka, yaba icyongereza cyangwa se imwe muri izo 5 ziboneka kuri Google Translate. Gusa abantu benshi bagiye batungurwa n'ipogaramu yo mu kinyarwanda, aho usanga ibisubizo bitangwa biba bihabanye n'ubusobanuro bashakaga kubona, dore ko hari n'abemeza ko ntaho bihuriye n'ukuri. Buri wese wagerageje gukoresha Google Translate y'ikinyarwanda agishyira mu zindi ndimi z'amahanga yashyizemo ijambo yifuza, bimwe bigakunda ibindi bikajya gusa n'ukuri, ibindi byo bikaza ntaho bihuriye. Ibyo byatumye benshi babigira urwamenyo bagaragaza ko bari kubeshywa cyane mu busobanuro bari guhabwa. Agatabo nk'igikorwa kimaze iminsi mike gitangijwe kigenda kivugururwa umunsi ku wundi biturutse ku bufatanye n'abakoresha iyo serivisi kugeza igihe ikibazo cy'amagambo make gikemukiye. Google Translate ni systeme ihora yikosora. Uretse ikinyarwanda n'izindi ndimi zikoreshwa muri iyi serivisi nk'igifaransa n'icyongereza nabyo byagiye bisobanuka gake gake kugeza bishobotse. Ese mu kunoza ubu buryo hakorwa iki? Ururimi rushya rwinjiye muri iyi systeme mu gihe gito, abantu bashobora kwihuza bagafatanya na Google gukusanya amagambo atandukanye mu rurimi rwabo karushaho gusobanuka. Uko ubufatanye bugenda bukorwa ni nako Google yunguka amagambo menshi mu gihe usabye sobanuro bukaza uko ubukeneye. Izi ndimi uko ari 5 zongerewe muri serivisi ya Google Translate zatumye ishobora gukoresha indimi zigera ku 108.
hongewemo ikinyarwanda kivugwa n'abanyarwanda, hongerwamo India ururimi ruvugwa n'abahindi, hongerwamo Tata ururimi ruvugwa mu bice by'Uburusiya na Ukraine ndetse na Uzbekistan. Mu zindi ndimi zongeyemo harimo Turkmen ururimi ruvugwa muri Turkmenistan, hongerwamo n'urundi rurimi rwitwa Aga ruvugwa muri Aziya yo hagati no mu Bushinwa. Izo ndimi nizo zongeyemo vuba ahangaha ziri gukoreshwa kuri Google Translate, ndetse buriya n'izindi zizagenda zizamo buhoro buhoro. Google Translate ni uburyo bwifashishwa n'abantu benshi, gusa ntabwo ibisubizo itanga mu isemura biba byizewe 100%. Kuvuga ngo harimo bimwe biba atari byo, ibindi ari byo. Hari nk'ingero twafata zagiye zibazwa Google Translate kugira ngo izi translating mu zindi ndimi zikuye mu Kinyarwanda. Nk'urugero, umuntu yanditsemo ati uri umuhirimbiri, naho Google Translate nayo irandika iti you are a singer. Nawe unyumvire, Google Translate yacu yatuzaniye se koko urumva ko ari byo? Nawe nahawe kuba washaka amakuru ukabashyiramo ukareba nimba igisubizo uyibajije ari cyo iguha. Aha twafata nk'urundi rugero rwa kabiri twayibajije, twarayibajije wariye se muvandi. Google Translate nayo iti you ate your father's brother. Icyo nicyo gisubizo yaduhaye. Nawe rero wazagerageza ukareba ingero zigiye zitandukanye, ukareba niba zihuza n'ukuri. Ushaka rimwe na rimwe ujye ushyiramo amagambo waba uzi kugira ngo umenye ikubwije ukuri cyangwa se ikubeshya. Ngayo nguko rero ikoranabuhanga turigeze kure, ariko nkwibutsa niba utarakanda subscribe bisabwa n'ukanda like comment iterera rya waciro. Aho ushobora kuba wakunze video zacu ukasharinga ku nshuti zawe, ndetse ukandika comment utubwira icyo twazakugarukiraho mu bihe bikurikira. Mwari kumwe na DJ Bayingana kuri TV. Bye bye.